ushimwe mana we warakoze ayingushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayingushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayiwe ngushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayingushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayingushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayingushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana we warakoze ayimurikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa ayiwe murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa kimana yitwimana ayiwe murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana ayiwe murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana bakundwa murikimana yitwimana zabikora uko ariyo yabivuze zabikora kwiyubahisha imana yacu ni imana nyamana zabikora uko ariyo yabivuze zabikora kwiyubahisha imana yacu ni imana nyamana iwe zabikora uko ariyo yabivuze zabikora kwiyubahisha imana yacu ni imana nyamana zabikora kwariyo yabivuze zabikora kwiyubahisha imana yacu ni imana nyamana iwe zabikora kwariyo yabivuze zabikora kwiyubahisha imana yacu ni imana nyamana zabikora kwariyo yabivuze
jina la Bwana Yesu Kristo, amahoro y'Imana nawatakia amani ya Bwana n'imigisha y'Uwiteka, baraka ya Bwana ubwitange bwanyu kwa kujitoa kwenu no gukorera Imana kutumikia Mungu kandi munezero. Mnafurahi. Imana yabahaye izo mbaraga, Mungu anapatia zile nguvu tena kubalia kurinda mu mayira kuchuka ndani ya njia ryayo, jina lake rihabwa icyubahiro liwe sifa none niteka leo hata milele. Imana yacu ni nziza cyane, Mungu wetu ni mwema sana, ibyo dukorera tena yeye anatutendea ni byiza, nayo ni mema, kugira ngo turabibona na wazo tunaviona. gahunda yatuzanye Ratibu iliyotuleta ntabwo iri budutinze, haitatukawisha kubera ko ni umurimo kwa kuwa ni kazi wakozwe uhereye ku itorero aliyepeleka ry'intumwa tangu mwanzo la mitume, kugeza kuri kanisa la uyu mitume munsi. kufika leo ni kazi Ni inayotumika ukuvuga ngo ni kufanyika. umwambaro wambaweho, Kusema ni vazi iliyovaliwa, wambaye nawe nami nilivala, na wewe nilivala, n'abandi na wengine barawambaye. walivala, Natwe rero nasi sasa abakeneye wenye kurwambara walitamani ni kuivaa ngombwa ngo ni lazima tubikore ibyanditswe. tuifanye kama maandiko. Imana yacu ihabwe Mungu wetu apewe sifa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kristo. Gutangira rero Kwa kwanza nta kindi kibanza, kuna chenye kinaanza, ahubwo ikibanza ni ijambo. kinaanza ni neno. Ko mbere na mbere hariho Tangu ijambo, mwanzo kulikuwa nta neno, kindi kuna cyabanje. chenye kilianza. Izina ry'Imana yacu Jina la Mungu wetu rihabwe icyubahiro lipewe sifa mu izina rya Yesu katika jina Kristo. la Yesu Kristo. Dusome ibyanditswe Soma byera maandiko takatifu biri mu gitabo cya Mariko katika kitabu cha Marko ibice 16 ni sura ya 16 ku murongo kianzia wa 15 kuanzia mstari wa 15 mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kristo Arababwira ati muje mu bihugu byose mwigishe, muje mu bihugu byose mwigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Muje mu bihugu byose mwigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro Mungu wetu apewe mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Burya umuntu wizera Kumbe mtu aliyeamini akabatizwa anabatiziwa, azakizwa, ataokoka. ariko utizera aliyeamini we ngo azacirwaho iteka. asiyeamini atakatiwa Niyo hukumu. mpamvu igihe cyose Ndio maana duhatira kila mara abantu kwizera Imana yacu, tunakazia watu kuamini kuko Mungu wetu. utizera Imana Kama yacu waamini Mungu wetu ubatizwe ubatiziwe, agakiza ntawe. wokovu hakuna. Reka Perezida asengera. Acha ndugu jidombe kwa juu ya maneno haya. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, dushimiye cyane ubuntu n'ineza watugiriye, ukaba uturinze mu rugendo kugera kuri aya mazi. Ahabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amagambo arasomwe ariko ni wowe wo kuyasobanura. Turakwihaye mwami kugira ngo uze tugandagaze aha hantu turi, ukuboko kwawe kugaragare mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusomye ahandi Dusoma mahali pengine byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume ibice ni bibiri sura ya pili duhereye hariya ku murongo wa kianzia kule 39 mstari wa naho hari andi magambo 39 aduhamiriza na kuna maneno ibyo yatushuhudia turi gukora ko ari ibyo kama vile tunafanya vya kweli. ibyo turi gukora Vile ni tunafanya umwambaro ni wambaweho vazi iliyovaliwa, kandi nta bisha dufite Tena tuna mapya. nta n'ibya bintu dusanzwe turya ni yale tunaendelea duhereye ku kukula murongo wa 37 kuanzia mstari wa 37 byakozwe n'intumwa ibice Matendo ya Mitume bibiri sura 2 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kristo. Abo bantu bumvishe ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Ni ukuvuga ngo umuntu utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo hajabatizwa na ntabwo arababarirwa ibyaha, hajasamehewa dhambi zake, kandi namwe muzahabwa impano nanyi mtapewa karama y'Umwuka wera, Roho Mtakatifu, kuko isezerano ari kwa iryanyu ahadi ni yenu n'abana na banyu watoto wenu n'abari kure na wenye ko mbali bose wote bazahamagarwa watayoitwa n'Umwami Imana yacu. Amen. Hepfo hari kuvuga ngo Chini kuna sema nuko mwikize ab'iki sasa gihe mwiyo biyobagize. wakati Ese ab'iki gihe biyobagize iki? kwa hii wakati Biyobagiza wanasababisha nini? ibyanditswe byera. Wanasababisha Ibyanditswe byera biri kutubwira Maandiko biti takatifu natuambia Petero icyo gihe Petro mwili wakati bumvishije ubutumwa bwirije walisikia habari na ubiri, bumva bacumise mu wanasikia mitima unawachoma moyo, ijambo ry'Imana kumbe neno la Mungu kugira ngo wemere ko usije kukubali ryagukoze kama na ugusa wumva mu mutima gwawe hari gukomanga, moyo wako ukumva uhinze umushyitsi, nasikia ukagira unatetemeka, ubwoba, unakuwa ugatinya, unaogopa,
wakwibuka ku isi zarimbuka ukikumbuka kama ulimwengu ukavuga none nje nzasigara sasa mimi nitabakia wapi? nuko bumvise ubutumwa Petero habari yarabwirije Petero alikuwa anahubiri, baravuga bati anasema eti none dufite sasa ikibazo tuko na swali, none tugire sasa dute tufanye je? Petero arababwira ati Petero anamwambia nta eti kindi kintu hakuna mwakora kingine unaweza fanya usibye kubatizwa mu ila izina kubatizwa ndani ya rya jina la Yesu Kristo. uwizere Aliyeamini akabatizwa anabatizwa azakizwa ataokoka, ariko utizera lakini asiyeamini aciriweho iteka anakatiwa hukumu. ntabwo ari njye wabyanditse Mimi niliandika, ensidire senye ni neno la ni ijambo Bwana ry'uwiteka asema, ni neno la uwiteka Mungu. avuze Ni Bwana asema, Gerari akubita Gerari rusabe akubita uwiteka avuze Bwana akasema, dusabe agakubita Rusabe rusabe akapiga sarufi. uwiteka Bwana yavuga akisema, wiyo akavuga ngo ni anasema, amina amina. ntawe urwana n'ijambo Hakuna kugombana na urwanya neno. n'ijambo Kugombana na neno. uri kurwana na nyiraryo Hakuna kugombanisha na ese neno. Abrahamu ari Ndugu kuvuga Branham anasema je, hari igitabo kiri hano na kitabu kiko hapa cyanditswe mu mirongo itandatu na kane andikwa ndani ya mu kwezi 64 kwa kane tariki 11 mwezi wa 4 cyitwa amazinda y'umwuka kinaitwa kabisa kuri paragrafu yaho kwaje ya mirongo itandatu na gatatu kwaje ya makumi sita hari andi magambo asa nayo dusomye mu byakozwe n'intumwa na yeye tunasoma ndani ya mitume. uyu ni Fred Branham Yule ndugu Branham ibyakozwe n'intumwa matendo ya mitume. petero yuzuzwa petero yaravuze ati mwihane buri muntu wese muri mwe buri muntu wese muri twe buri muntu wese muri twe byari bisabye ngo Kile ndani yetu vinaomba amini. buri muntu wese muri mwe Kile ndani yenu maze abatizwe sasa abatiziwe izina rya Yesu Kristo ndani ya jina Yesu Kristo, kubwo kwa kuwa kwihana kutubu ibyaha, zambi kandi na tena muzahabwa iyi mpano mutapewa hii karamu y'Umwuka Wera, ya Roho Mtakatifu, kubera ko kwa kuwa isezerano ahadi ni iryanyu ni yenu n'abana na watoto banyu wenu nabo bari kure na wale wiko mbali bose wote, nabo umwami w'Imana yacu nao mfalme wetu atayaita. uwo ni Branham Ule ni ndugu nawe Branham. yumva mu rya Petero Naye ari rero iki kibwiriza hii mahubiri cyatwaye iminota itarenze 15 babatiza nk'ibihumbi bitatu anabatiza elfu rero tatu. hano nta bihumbi bitatu Sasa hapa bihari hatuna elfu haba tatu. hariho umwe cyangwa babiri cyangwa au batatu watatu. basi ukuboko hejuru bari Pia kubaza mkono juu wa kuuliza, Petero arababwira ati Petro nawaambia eti ukwihana nta ni kutubu. none Branham nawe aravuga Branham ati naye anasema eti umuntu wese mtu yeyote kuko Petero kama yabivuze vile Petro alisema akwiriye kubatizwa anastahili kubatiziwa, aho ni mu byakozwe kwani n'intumwa. matendo ya mitume. we nta nubwo yiriwe Yeye arabisobanura hakuwahi kenshi kuna kutafsiri aravuga ngo iyi mingi, mpano anasema hii karamu izaba iyanyu itakuwa yenu hamwe n'abana banyu na watoto wenu, ngo naba imana na wale izahamagara wote bose Mungu ataita. imana muri munsi y'uhamagara Na Mungu leo tutari anaita twaja mu bila mazi kuenda ndani ya maji, ngo tubatize mushiki tubatize wacu dada wetu. ese hari undi waba ariho Na mwingine aweze kuwa nawe hapa tumuhuze kusudi naye n'imana tumkutanisha na nawe Mungu, tuveho naye tumubatije tutoke hapa na niba tunambatiza. yaba hari Kama anaweza kuwa yakwihutira hano anaweza imbere alikisha hapa mbele, ko tugeze kwa kuwa hose tunafika mahali turi kuvuga popote ijambo kusoma neno la ry'Imana Mungu. ntahera hano ni ku gicaniro Hapa ni kwa ubu ni ku gicaniro hapa ni mazaburi ya cy'Uwiteka Bwana, ntabwo ari igicaniro sio cyo mazaburi ya kubagiraho ihene n'inka kuchinjia ahubwo ni icyo kubagiraho ni zabibu ya ijambo kuchinjia ry'Imana neno la Mungu. sinzi niba muri kubyumva Ndio kama ijambo mnalisikia ry'Imana neno niritangwa la Mungu niwo mutima wacu w'ubugingo niyo mazi y'ubugingo ndio maji ya waba ariho uzima. nawe tukamubatiza Unaweza kuwa unakuwa hapa tunakubatiza, bumvisha ibyo bibacumita mu wakisikia mutima vile vinawachoma Babaza moyoni, Petero n'izindi ntumwa wanaacha ati Petro twese mitume tugire wengine dute tufanye je? mubatizwe Ubatiziwe umuntu wese kila mtu ahabwe yeyote umwuka we apewe Roho Mtakatifu, ababarirwa ibyaha asamehewe dhambi zake. utarabatizwa muri iryo Kama zina hujabatizwa ndani ya jina, ayasamehewa ntabwo urababarirwa. utarabatizwa muri iryo Kama zina hujabatizwa, ntabwo azajya mu ijuru hautaenda mbinguni. utarabatizwa Kama muri iryo hujabatizwa ndani zina ya jina, umwuka w'Imana uri Roho kure Mtakatifu iko mbali nawe. umwuka wera ryari Utajaza Roho Mtakatifu ari uko gani? wabatizwe mu izina ry'Yesu Ukibatizwa ndani ya Yesu Kristo. waba ariho ngo nawe Na tumubatize mwenye kuwa hapa naye yaba ariho tunambatiza. yakwigira Kama yuko hapa karibia karibu, tugafatanya nawe tunajiunga igisengesho naye ombi, asigaye naye tukamuhuza n'Imana tunamutaja na Mungu, imigisha turi baraka butahane nawe tutaenda naye, akayitahana naye naenda naye. igihe ijwi ryaba ari ryo Na ryanyu hii sauti iryo ya mwisho mwihamagara wo ya kubatiza kuita kubatiziwa, hano tubatize na tena umuntu tubatize mtu ari uko agiye kama gupfa naenda kugira kufariki ngo bataza no kumudusukamo nitwe twamwishe ukiri ukiri muzima rero ukingari hai kuja abatiziwe, waba uhari unaweza unakuwa ukaririmbo kagufi nyimbo fupi turi guhamagara uwo kubatiza imba ukiita wa kubatiziwa. Imana wayigereranya nanjye yewe Imana wayigereranya nande Imana wayigereranya nande Imana wayigereranya nanjye Imana wayigereranya nanjye yewe Imana wayigereranya nande Imana wayigereranya nande
Wacha tushukuru Mungu. Imana yariduhaye Yale kugira Mungu ngo tupatia kusudi tuvugane n'abera kuzungumza na watakatifu. ni iri jambo nta Hii rindi neno hakuna lingine. ibindi tuzakomeza abumvisha aya magambo Waliosikia maneno haya, Uwiteka Imana ya Isirayeli Mungu wa Israeli, niyo Mana yacu ndiyo Mungu wetu, nambere umugisha awapatie mu izina baraka rya Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Reka na n'ubundi Acha tena sabe mzee tuombe mzee Janasi Jonas asengere umwanya ugiye gukorwa aombee muda mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Nukuri. bitangira kubumiraho bisobanurwa ngo ibintu bari gupfundikanya ni ibidatangizwa n'Imana n'aya masaha amadini bari gupfundikanya bigereranya idini Imana yatukuye mu madini tuyikomeye amashyi duhaye ijambo rizima twegera ijambo ritavanze tukatwubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi maze Yesu Kristo akaba ibuye rikomeza imfuruka tugushimye ubwiza watugiriye izina ryawe bamwe bari mu bwoko abandi bari mu baporoso abandi bari mu madini abandi ari abadive ari abandi ari abisilamu bumvishe ijambo ryawe bose baritaba Imana yaduhamagaye nihamagaye mushiki wanjye nagize Imana yatubabariye yongere umubabarire ibintu byose yakoze mu bujiji ni kutamenya Imana yo ifite ishusho yo guhanagura dore abantu bo bata mu nyanja yo kwibuka ariko Imana yajya gutayo igata mu nyanja yo kwibagirwa iyo mushiki wanjye yakoze akabikora atabizi Imana irumubabarira dusabiye mwene data ugiye kumubatiza dusabiye akanya ko kumugirika mu mazi kubera birasobanuye ngo ni uguhambwa no kuzuka maze nava mu mazi azukane imibereho mishya maze umwuka wera namanuka azatwike kamere bitume amutandukanya n'urubyiruko rwa none atandukanye n'abakobwa ba none abazamubona babone yuko ari umwana wahamagawe n'Imana maze imibereho ye izareshye benshi dusabye kugira ngo muri karitsiye atuyemo azabe impumuro nziza najya ku mashuri bazamwibazeho bavuge bati mbese uyu we yahuye nande nta wundi azaba yarahuye na Kristo tumusabiye urugendo ruhire tumusabiye kunesha tumusabiye gutsinda tumusabiye gutera intambwe kugira ngo akore urugendo rw'abakristo rugeze naho abariho umugezi maze umuvane muri aya materaniro umurangiye andi materaniro umuherezemo umwanya dusabye Imana kugira ngo ifate gahunda zose n'ibisigaye imbere mu izina rya Yesu Kristo amen. Iratuzi izina amazina yacu iratuzi we izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu izina amazina yacu iratuzi we izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi we izina amazina yacu
soke yego mushiki wacu divine niyo nkorera nanjye mbihamije kubwo kwizera kwe mbihamije mubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabura kugushimira no kukuba
udukoreye njema tutendea aya masaha ndani ya masaa haya. Imana yacu ihimbazwe. Mungu wetu ashukuriwe. Kandi tubasabye umugisha Tunaombe mwese baraka sote bwo kwitanga kwa kujitoa mukareka ibyanyu naacha yenu mukaza gukora uyu murimo. mnakuja kufanya kazi hii. Burya uyu murimo ni mwe muwukoze Kumbe iyi kazi nyinyi kubera mnaifanya. yuko mudahari ntacyo twakora Kwa tufanya kuko kitu. kandi natwe tudahari ntacyo Nasi twakora. kama tulikuwa Reka mwezi. rero Obedi Acha ashimira Imana Mungu aweze ashukuru ibice Mungu. bitambutse Kipindi kandi kinapita. isengesho rye Tena riraduherekeza. ombi lake litadusindikiza. Izindi gahunda zizakorerwa ku itorero nk'uko bisanzwe. Arasenga mu izina rya Yesu Kristo. Naomba kwa jina la Yesu Kristo. Twari imbere yawe tunezerewe Uwiteka arashimye ko nanone twongera kugaragara n'aha hantu kuri uyu mubatizo. Uwiteka yakoze wowe waturinze izina ryawe ryera mu gihugu cyawe. Dushimiye ko umurimo Uwiteka ari imbere yacu. Uwiteka ubushobozi neza turavuze ngo izina ryawe rishimwe. Imigisha abitanze kuko kugera hano Uwiteka tugusaba kugira ngo imigisha tugusaba imigisha tuguma kuri wowe aho tugusabye kugira ngo dushoboze Uwiteka kunakurangiza yego gukomeza kubana natwe Uwiteka dore tugiye gusubira iyo twaturutse tugusaba kugira ngo nanone uko twaje nanone dusubize nuduha kugera ku macumbi yacu Uwiteka turagushaho gushima izina komeza kubana natwe kandi tuduherekeze gahunda zose ziri imbere zishingire byose tubigusabye mu izina ry'Imana. Amen.